gisekuru mvuga ku bagore gusa. Icya kabiri turi buvuge ni umuhamagaro wa Mariya, turaganira ku muhamagaro wa Mariya. Icya gatatu turi buganireho ni Yesu uyu uvuga ko yaje mu isi. Yesu waje mu isi bimeze bite? Ni icyifuzo nk'umukristo wagira uyu munsi kugira ngo uyu mwami waje atagupfira ubusa. Igisekuru cya Yesu yusomye muri Matayo igice cya mbere, Matayo yagerageje kuvuga igisekuru cya Yesu, avuga abantu benshi ahereye kuri Aburahamu, ariko yusomye ahereye ku murongo wa mbere kugeza ku wa gatanu usangamo igisekuru cya Yesu kijyanye n'abagore. Havugwamo abagore batanu. Abagore batanu bavugwamo, uwa mbere ni Tamari. Tamari yari umukobwa w'umunyamahanga, akaba yari umukazana wa Yuda, uko tubisoma mu Itangiriro ibice 38. Uyu mukobwa amaze kugera kwa Yesu, kuko Yesu atubabarira ibyaha ndabyemera, Yesu atubabarira ibyaha ndabyemera, ariko Yesu atumana n'umubabaro mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kuko ushobora gukizwa ariko ugahorana ibibabaro, ugahorana kandi mu kintu cyazanye Yesu ni ukutumara umubabaro. Icya kabiri icyazanye Yesu ni uguha ishusho, ni uguha izina, ni ugushyira ku murongo ibitarageraga umurongo, ibitarageraga izina, ibitarageraga epfo na ruguru. Imana ikavuga ngo nawe reba kwemera kunyura muri abo bagore batanu bose b'abanyabibazo. Muze kubisoma ibyo ngibyo, ibyo ndabirangije. Icya kabiri navuze ndi buvugeho ni umuhamagaro wa Mariya. Igice cya mbere umurongo wa 39 dusome. Muri iyo minsi Mariya arahaguruka agenda yihuta ajya mu gihugu cy'Urukiga mu mudugudu w'i Yudaya, yinjira mu nzu ya Zakariya araramukanya na Elizabeti. Maze Elizabeti yumvise indamukanyo ya Mariya, umwana asimbagukira mu nda ye. Elizabeti yuzuzwa umwuka wera, avuga ijwi rirenga ati, mu bagore urahirwa, n'imbuto yo mu nda yawe irahirwa. Mbese ibi nabikesha iki ko nyina umwami wanjye angendereye? Ijwi ry'indamutso yawe ryinjiye mu matwi yanjye, umwana asimbagutswa mu nda yanjye no kwishima. Kandi hahirwa uwizeye yuko ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizasohora. Mariya aravuga ati, umutima wanjye uhimbaze umwami Imana, n'ubugingo bwanjye bwishimiye Imana umukiza wanjye, kuko yabonye ubukene bw'umuja wayo. Kandi uhereye none ab'ibihe byose bazanyita uhiriwe, kuko ushobora byose ankoreye ibikomeye, n'izina rye ni iryera. Imbabazi ze ziri kubamwubaha, kuko ibihe bihaye ibindi. Yerekanishije imbaraga ukuboko kwe, atatanije abibone mu byo batekerezaga mu mitima yabo. Anyaze abakomeye intebe zabo, ashyize hejuru aboroheje. Abashonje yabahagije ibyiza, naho abakire yabasezereye amaramasa. Atabaye Isirayeli umugaragu we, kuko yibutse imbabazi ze. Yasezeranije ba sogokuruza ko azazigirira Aburahamu n'urubyaro rwe iteka ryose. Nuko Mariya amara amezi nk'atatu kwa Elizabeti, abona gutaha. Uyu munsi ni umunsi twibukaho kuvuka kwa Yesu, kandi kuvuka kwa Yesu ni amagambo avugwa cyane. Bishatse kwigisha ku bya Yesu uhera mu itangiriro. Yesu avugwa uhereye mu itangiriro kugeza mu byahishuwe yuko yagombaga kuza mu isi. Ibyo rero ntabwo ari byo tubyemo cyane. Nibwira yuko itorero rikwiye kujya rifata umwanya uhagije wo gutegura inyigisho, cyane cyane mu minsi mikuru y'itorero, kugira ngo abantu basobanukirwe. Kuko
kuko kenshi usanga dukora ibitaramo gusa ariko ntidufate umwanya wo kugira ngo ibyo ngibyo turimo tubyumve neza. Uyu munsi rero nifuje yuko tuganira ibintu bitatu. Icya mbere tugiye kuganira ni igisekuru cya Yesu. Igisekuru cya Yesu, ariko ndavuga igisekuru mvuga ku bagore gusa. Icya kabiri turi buvuge ni umuhamagaro wa Mariya. Turaganira ku muhamagaro wa Mariya. Icya gatatu turi buganireho ni Yesu uyu uvuga ko yaje mu isi. Yesu waje mu isi bimeze bite? Ni icyifuzo nk'umukristo wagira uyu munsi kugira ngo uyu mwami waje atagupfira ubusa. Igisekuru cya Yesu yusomye muri Matayo igice cya mbere, Matayo yagerageje kuvuga igisekuru cya Yesu, avuga abantu benshi ahereye kuri Aburahamu, ariko yusomye ahereye ku murongo wa mbere kugeza ku wa gatanu usangamo igisekuru cya Yesu kijyanye n'abagore. Havugwamo abagore batanu. Abagore batanu bavugwamo, uwa mbere ni Tamari. Tamari yari umukobwa w'umunyamahanga, akaba yari umukazana wa Yuda, uko tubisoma mu Itangiriro ibice 38. Uyu mukobwa amaze kugera kwa Yuda yarongowe n'umuhungu witwa Eri. Bibiliya ikavuga ngo Eri yari umunyabyaha, Uwiteka aramwica. Uwiteka amaze kumwica ngo Yuda amushingira umuhungu wa kabiri witwaga Onani. Onani ngo nawe yanga kuryamana nawe nk'uko bikwiriye, ngo icyo yari akoze nacyo ngo kiba kibi cyane, ngo Uwiteka nawe aramwica. Tamari asigariye aho. Bibiliya tubwira ngo sebukwe aramubwira ngo itahire ugende wigire iwanyu, igihe nikigera umuhungu wanjye usigaye agakura nzamuguha. Ariko siko byageze, ngo Tamari yaratashye ajya mu nzu y'iwabo, asubira iwabo, aba umupfakazi. Hanyuma umuhungu akuze, Yuda aramurimanganya ntiyamumuha. Bigenze bityo rero Tamari nawe yigira inama yuko atagomba byanze bikunze kureka uwo muryango no kuwuta. Aragenda ngajya mu nzira, yumvishe ko sebukwe yagiye gukemura ubwoya bw'intama mu mirima ye, ngaragenda aramutega, yitwikira umwenda w'ubwamaraya. Ngo sebukwe araza musanga mu nzira, ngamwitegereje ngabona ni maraya, ngamusaba yuko baryamana, arabyemera. Ariko Tamara aramubwira ati urampemba iki? Ngo Yuda aramubwira ngo ndaguha umwana w'ihene. Tamara arabyemera, ariko umwana w'ihene ngo ntawe yari afite aho ngaho. Birangije ngo baragenda, Tamara aramubwira ngo ubwo turangije ukaba unyemereye umwana w'ihene, sigira ikimenyetso. Aramubwira turashaka ikimenyetso cye. Aramubwira ati sigira impeta yawe n'umushumi wayo, usigira n'inkoni yawe, hanyuma ugende uzane uwo mwana w'ihene, ndaza ndabiguha. Nihuse cyane ibyabaye, Yuda amaze kugenda ngo agiye gushaka uwo mwana w'ihene, amuha umugabo w'inshuti ye ngo namumushyire. Tamara aragenda yisubira iwe mu rugo. Ageze iwe mu rugo ngo hashize amezi 3 ngo bamenye yuko Tamari atwite. Baragenda babwira sebukwe, aramubwira ngo Tamari aratwite. Baramuzana barayimubwira. Yuda yiteza inyangarashya, aravuga ngo iyi ndaya ije mu rugo rwanjye, yanyiciye abana, yagize gute, ni bamusohore. Baramusohora. Bamusohoye, iri jambo muryumve neza kugira ngo ibyo dushaka kuza kumva mu byumve neza. Burya Yesu ni mwiza, reka tumuvuge neza. Abantu bo ni babi. Abantu ushobora kwibwira abo tuvukamo ni babi. Abavandimwe bawe ushobora kwibwira ngo ni beza, ariko ni babi. Ariko Yesu niwe mwiza. Yuda rero ngo yaraje yiteza inyangarashya, aravuga ati niba gusohora bakwica, wowe wandaye we wamariye abana, none wigize n'indaya ku musozi. Umukobwa arasohoka. Burya hari ubwo abantu bigira beza, barasohoka ngo bageze hanze, umukobwa aravuga ati mva rero kunyica ndabyemeye, ariko uwanteye inda mumurebe mumumenye neza, mumwitegereze nawe muze kureba nyiri iyi mpeta n'iyi nkoni niwo wanteye inda. Yuda areba hasi aravuga ati mwana wanjye undushije gukiranuka, narakurimanganyije ariko undushije gukiranuka. Ibyo ntabwo mbitindaho, ndaza kuvuga impamvu zabyo.
Bibiliya tubwira ngo uwo iyo nda yatewe na sebukwe ayibyaramo abahungu babiri, ayibyaramo witwa Peresi na Zera. Umugore wa kabiri Bibiliya tubwira ni Rahabu. Rahabu murabizi yuko yari indaya, ariko mu gihe Abisirayeli bajyaga gutata i Yeriko, we aburira ubwo bwoko bw'Imana, arabuhisha arabujyana. Nawe barasaba muheba kumujyana mu Isirayeli, bamugejeje mu Isirayeli abayo, ashakwa n'umuntu witwa Salumoni, nawe arabyara. Uwo nawe yari umuntu utagira yava niyajya, igisekuru cyo niki. Umugore wa kabiri uvugwa ni Rusi. Navuze ni igisekuru cya Yesu ku bagore. Narabyitegereje nsanga Yesu ni mwiza. Muze kumvise ingorane z'abagore, muze kumva agaciro Yesu yemeye kuza mu isi. Aba bagore bose uko ari bane, kuko wa gatanu ni Mariya, aba bagore bose uko ari bane bari bahusha akaga gakomeye cyane ko kubura ibyiringiro, kutagira shinge na rugero, batagira iyo bava n'iyo bajya. Rusi ibyo nawe murabizi. Rusi ni umukobwa w'umunyamahangakazi, umukazana wari Meleki na Naomi. Uko byagenze murabizi, ntabwo ashaka kubitindaho. Ahubwo ngo Naomi agarutse n'uwo mukazana we, wiyemeje akavuga ngo nzabana nawe, nzagendana nawe, byanze bikunze aho uzaba Imana yawe niyo izaba Imana yanjye. Bagezeyo ngo abana na nyirabukwe, ariko ngo akajya ajya muri bene wabo. Igihe kimwe rero ajya guhumba mu murimo wo kwa Bowazi. Iso nkuru ko mwagenze murazizi, nabitinzeho kubera umwanya wacu mutoya. Ahubwo Bibiliya tubwira ngo inama yaje guterana. Imaze guterana baravuga ngo ninde ugomba gushaka uburyo yacungura umuryango wa Elimeleki, ngo mwende wawo bugufi araboneka. Baramubwira bati cungura uyu muryango, wishyura ibi bintu ubijyana. Aravuga ati ndabyemeye. Ariko amaze kubyemera baramubwira bati ariko nubijyana na Rusi uramujyana. Ndamwitegereje aramunena, aravuga ngo umugore w'umunyamahanga kazi sinamushaka. Aramwanga aramunena. Amaze kumunena Bowazi aravuga ati rero uko byagenze ubwo umwanze reka mwitwarire. Uwo nawe ni uwa kabiri utaragira agashinge na rugero, byararangiye. Uwa gatatu uwa kane ni Betisheba. Betisheba muramuzi ko ari umugore wa Uriya. Uyu Betisheba Bibiliya ivuga yuko yari umunyamahangakazi, ariko mu by'ukuri ntabwo yari umunyamahangakazi, ahubwo umunyamahanga yari umugabo we. Umugabo wa Uriya niwe wari umunyamahanga watoye idini y'Abayuda. Icyo biri tubwira nawe cyo murabizi, uburyo yapfushije umugabo mu mazaganya, Dawidi akamwica agasigara wenyine. Yamara gusigara wenyine Dawidi akamutwara, yamara kumutwara akabyara Salomo. Uburyo yabyaye Salomo nabyo byari ikibazo gitangaje. Abo bagore bose uko ari bane, icyo shaka kubavugaho niki, bari abagore batagira ibyiringiro, bari abagore banyuze mu nzira y'urukozasoni, bari abagore batagira ikiringiro namba gisigaye, batagira ahantu bashakiye. Ariko Yesu yemera guca iyo nzira mu bantu batagira pfo na ruguru, mu bantu batagira icyerekezo na gike. Icyo nicyo gisekuruza cya Yesu ku bagore. Narasomye nsanga abo bagore Yesu ashimwe, ku buryo busanzwe nta wakabemeye, ku buryo busanzwe nta wakabanyuzemo. Kubera iki? Kubera ko biratubwira mu itangira Imana ijya kurema, Bibiliya avuga ngo isi yari itagira ishusho, umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru yayo. Yesu rero icyamuzanye ni uguha ishusho ibitagira ishusho, ni uguha izina ibitagira izina. Nicyo nakuye muri aya magambo, ibitagira epfo na ruguru. Kandi ubu n'ubu dutanze umwanya, mujya mutanga umwanya abantu batanga ubuhamya. Abantu benshi kenshi bakishijwe usanga nabo bataragiraga iyo bava n'iyo bajya. Benshi bazakubwira bati twari mu myobo, benshi bazakubwira bati twari twarapfuye nabi, ariko uwo mwami aratureba. Yesu ntabwo anena, Yesu ntabwo anena, abandi bo baranenaga. Yesu we ibitagira nawe urebye Tamari akagwahinda ke, kandi bari n'abanyagahinda n'abanyamibabaro. Reba ko gahinda ka Tamari muri uwo muryango. Ashatse umugabo wa mbere arapfa, biravuga ngo yari umunyabyaha. Ashatse uwa kabiri nawe arapfa, nabagiye kwa sebukwe bigenda gutyo. Umva agahinda k'uwo muntu. Undi muntu nabonye wari ufite agahinda ni Betisheba. Betisheba yari afite agahinda katabaho, gateye ubwoba.
nubwo yatwawe n'umwami ariko nizera yuko Betisheba yakundaga umugabo we kuruta uko yakunda umwami. Sibyo? Ahura n'ibyago, baraza bamutwara umugabo we, aragenda arapfa. Igikomeye cyane rero, ageze kwa Salomo, ageze kwa Dawidi yashatse kumumara umubabaro ko ntibyakunda. Umwana byaye bwa mbere agera gute? Arapfa. Kandi binarangije yaramushakaga, bakagenda bakamusiga ahantu akabayo. Ntazongera kubona umugabo ukundi. Uva ikintu cyari kibabaje, usibye ko babyaranye abana benshi. Ariko mu gihe gikomeye cyane, Imana, kuko Dawidi yaraje abwira Betisheba, aramubwira tumva rero, nkurikisha agahinda naguteye, nkurikisha umubabaro naguteye, umwana tuzabyarana nzamuha ubwami. Ariko igihe cyo kumuha ubwami barabutwara. Adoniya arabwiba, amaze kubwiba Imana iramutabara. Betisheba yari umunyagahinda gakomeye cyane. Bene data, impamvu natoranyije aba bagore, Yesu yadukije agahinda. Mu bintu nzi Yesu yanyijije agahinda nagiraga mu mutima wanjye. Kuko Yesu atubabarira ibyaha ndabyemera. Yesu atubabarira ibyaha ndabyemera, ariko Yesu atumara n'umubabaro mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kuko ushobora gukizwa ariko ugahorana ibibabaro, ugahorana kandi mu kintu cyazanye Yesu ni ukutumara umubabaro. Icya kabiri, icyazanye Yesu ni uguha ishusho, ni uguha izina, ni ugushyira ku murongo ibitarageraga umurongo, ibitarageraga izina, ibitarageraga epfo na ruguru. Imana ikavuga ngo nawe reba kwemera kunyura muri abo bagore batanu bose b'abanyabibazo. Muse kubisoma ibyo ngibyo, ibyo ndabirangije. Icya kabiri navuze ndibuvugeho ni umuhamagaro wa Mariya. Umuhamagaro wa Mariya ni umuhamagaro utangaje. Mariya yari mu gihe cyiza, mu gihe cyiza, kuko biratubwira nk'uko abantu babitubwiye, Mariya yari inkumi nziza ku musozi. Iyo nkumi nziza kandi yaranarambagijwe, iri hafi no gushyingirwa. Aha ngaho ubajije abantu bigeze barambagizwa kandi bakanashyingirwa, mu gihe kirambagizwa cy'umukobwa nimba hari igihe cyiza, ni igihe umukobwa yaba yararambagijwe. Nimba hari igihe aryama agasinzira, ni igihe bavuga ngo nararambagijwe. Mariya yari mu bihe byiza, Mariya yari ibereye mu bihe byiza. Iri jambo ryumve neza impamvu naritoranyijemo kugira ngo aryo tuganire. Umuhamagaro wa Mariya rero umusanga mu bihe byiza, umusanga ameze neza, umusanga ahagaze neza, nta kibazo afite, yitegura gushyingirwa. Nk'uko Bibiliya yatubwiye ngo ari mu nzira arimo kugenda, atungurwa na marayika, aramubwira ngo uraho uhiriwe we. Yesu ashimwe. Uraho ugize gute? Uhiriwe we. Dore rero Imana iraguhamagaye, kandi umuhamagaro Imana iguhamagaye, ugiye kuzabyara umwana, kandi uwo mwana uzamwite Yesu, kuko niwe uzakiza abantu ibyaha byabo. Umukobwa aratungurwa, ni umuhamagaro udasanzwe. Aranamubimusobanurira amubwira ati, buriya amagambo ni makeya. Kubwira umuntu ufite fiyansa akunda, akamubwira ngo ugiye kubyara undi mwana, mu mutima wawe wabishakira uti? Nimumbwire, abafiyanshijwe muri mwe ni bande? Muhaguruke, abo batateruye, abagize amahirwe ntibabaterure. Muhaguruke abagize amahirwe bagafiyanshwa bagashyingirwa, muhaguruke. Ibaze rero wa mumama we, mu nzira ugiye, uri hafi gushyingirwa, mwiyicarire, ugahura n'umugabo akakubwira ati nyamara ugiye kubyara, bizagenda bite? Mutekereze uwo muhamagaro. Ugiye kugira gute? Kubyara. Kandi umwana ugiye kubyara uzamwite Yesu, kuko niwe uzakiza abantu ibyaha byabo. Mariya rero ntiyashidikanye, mu mutima we ntabwo yashidikanyije, kubera yuko impamvu natoranyirije ijambo niki. Kenshi abantu bibwira yuko guhamagarwa kwacu no gutoranywa kwacu bituruka mu banyamibabaro. Oya, ahubwo uyu munsi icyo nifuje kuvuga gikomeye cyane, Yesu ashobora no kugusanga mu bihe byiza, kandi muri ibyo bihe byiza Imana ikaguha imbaraga zo kongera guhitamo uwo muhamagaro. Kuko muri mwe mwese mwicaye aha, abantu benshi bashaka guhamagarwa ariko banyuze indi nzira. Ntabwo umuntu ahamagarwa gusa yuko ari mu bihe bibi, no mu bihe byiza Imana yaguhamagara, no mu bihe byiza. Ariko ikibabaje, ntabwo abantu uwo muhamagaro bajya bawemera. Umuhamagaro wo mu bihe byiza, kuba ufite akazi,
kuba uri umusore, kuba ufite amafaranga yawe, kuba wumva hari ukuntu uzwi ku musozi, Imana ikaba yakubwira ngo ndagushaka, ndagukunda, kandi ndashaka gutura muri weho. Iryo jambo muryumve, kuko kenshi abantu bavuga ibyo batazi. Ibyo marayika yabwiye uriya mukobwa, yaramubwiye ngo ndashaka kunyura muri weho kugira ngo iyi si ibone agakiza. Ni ijambo ryoroshye cyane. Yesu ashimwe. Ndashaka kunyura muri weho kugira ngo iyi si ibone agakiza. Kandi mbamenera ibanga, ntabwo uwo muhamagaro urarangira, ntabwo uwo muhamagaro urakurwaho. Yesu ashobora kugusanga ahantu runaka akakubwira ati nyamara ndashaka kukunyuramo kugira ngo korari ibone amahoro, nyamara ndashaka kukunyuramo kugira ngo umuryango wawe ubone amahoro, nyamara ndashaka kukunyuramo kugira ngo ikintu iki cyose ngitunganye. Yene data rero ikibabaje, uyu muhamagaro cyariho, ariko wakirwa n'abantu bake, wakirwa n'abantu bake. Kuko kenshi Yesu abasanze batangira kureba ibyabo, bagatangira kureba ibyabo, bagatangira kuvuga ati uyu muhamagaro. Ariko uyu muhamagaro wa Mariya urakomeye. Mariya arabyemera, aramubwira ati se bizagenda bite? Uyu muhamagaro wo umpamagaye bizagenda bite? Ko ntarabonana n'umugabo, ko ntararyamana nawe, bizagenda bite? Arambwira ati rega, nicyo gituma uzabyara azitwa umwana w'isumba byose. Umwuka wera azaza gukingirize, hanyuma nawe uzatwara iyo nda. Ngewe nasomye Bibiliya neza, nitonze, Bibiliya nayisomye neza. Nta handi hantu uheruka Mariya avugana na marayika ntazi igihe yongeye gutwara iyo nda. Na Mariya ntazi ko byagenze. Umuhamagaro waho gutangiye kugaragara nibwo byabaye ibibazo. Mariya bagiye kubona babona inda yaraje, babona yaratwite. Urumva ni ikibazo gikomeye cyane. Aragenda ahura na nyina ati mwana wanjye byagenze bite? Ko mbona utangiye kubyimba inda, byagenze bite? Mariya akavuga ngo ni umugabo twarahaye, arambwira ngo ndahire. Ni umugabo mwahuye? Arakubwira ngo urahiriwe? Ati ni umugabo twahuye, arambwira ngo ndahiriwe. Urumva rero ntabwo Mariya yari mu materaniro nk'aya turimo. Marayika yaramusuye gusa aramubwira ati ibigiye kukubaho ni ibi, kandi arabyemera. Yosefu aramuhamagara, barasubwira ko Yosefu atamuhamagaye, akamujyana ahantu fulani munsi y'igiti akamuganiriza. Arambwira ati Mariya, ko mbona ubu byagenze gute? Arambwira ati sheri, ni umugabo twahiye, arambwira ngo ndahire. Ni umugabo nose marayika bahuye, aramubwira ati twarahuye, arambwira ngo ngise gute? Ndahiriwe. Ubu warahiriwe? Niko abandi bahirwa kuko wankorashyano we, ubu warahiriwe. Iyo wenda haba marayika w'umugore, ariko yaje ari umugabo, aramubwira ngo ugise gute? Urahiriwe. Bene data mutega amatwi, mfite ikintu ushaka kubabwira. Imana irababaye cyane kuko abantu ntabwo bari kwemera imihamagaro Imana ibahamagara. Mu ijambo rikuru ushaka kuvuga, abantu bari mu idini gusa, ariko Imana ibuza abakozi. Abantu bari mu mabara ahantu baragendagenda, kandi nkuko nababwiye mbamenera ibanga, uyu muhamagaro uracyahari. Yesu aza mu nda ya Mariya si uko atarariho, ahubwo byari ukugira ngo byerekane yuko nawe Imana ishobora kugusura ikaguhamagara, ikaguhamagara kandi mu bihe byiza. Kwemera guhitamo gutwara Yesu kandi urimo ushaka no kuba ufite umugabo, ntabwo byari byoroshye kugira ngo yiyemeze icyo kintu, kuvuga ngo ngiye kwemera gutwara iyi nda. Mariya umuhamagaro, reka mvugeho gatoya. Uyu muhamagaro wa Mariya waramugoye, ariko ikigaragara Imana yaramurinze. Iyo Imana iduhamagaye nta gipfa, iyo Imana iduhamagaye byose bishyira ku murongo, iyo Imana iduhamagaye byose irabyishingira. Niba Imana ikubwiye mwa bapasitoro ngo uzayikorere, ibindi byose Imana irabyishingira. Isi ko tuzabyara nk'abandi, isi ko dusonza nk'abandi, isi ko dukenera kwambara neza nk'abandi, isi ko hari ibyo dukenera nk'abandi, ariko Imana iduhamagaye irabyishingira. Imana irabyishingira. Buriya Mariya, reka mbabaze, niki cyatumye Mariya adapfa? Kandi Bibiliya ivuga ngo umuntu watwaye ikinyendaro, Mariya nta bisobanuro yari afite. Hari ubwo duhamagarwa imihamagaro ariko itagira ibisobanuro. Mariya nta gisobanuro yari afite cyo kubwira abantu, akavuga ati ubu ngubu ni umuhamagaro Imana yampamagaye. Abantu baramubazaga bati byagenze bite? Ati narahiriwe. Warahiriwe? Muri korale bakamubaza bati byagenze bite rero? Ikigeragezo cya Mariya, reka nihute, aribyo nshaka kuvuga, si ibingi nshaka gutinda. Ikigeragezo cya Mariya cyabaye kirekire ku bwa Yesu.
mwene data ndagira ngo Imana niguhamagara, kuko uyu murimo turimo uko iminsi y'imperuka igenda igera niko Imana igenda ikenera abakozi nyabakozi bihemera gufata icyemezo gikomeye nka Mariya. Ntabwo ari umuntu wese wakemera guhitamo biriya bintu, ntabwo ari umuntu wese. Mariya iki kigeragezo yakemaranye imyaka 30. Mirongo ingahe? 30 yose. Ikigeragezo cyo kuba yarabyaye Yesu. Bibiliya tubwira Imana imaze kumuhamagara nkuko nabibwiye, iyo irabyishingira ikajya igenda imuhagararaho. Icyambere cyabaye cyiza, ubukwe bwarakomeje. Ubukwe bwagize gute? Ubukwe bwarakomeje ntabwo yasebye ku musozi. Ndebera mugenzi wawe ko Imana yaduhamagaye ntabwo izadukoza isoni ku musozi. Mwebwe mujye muyiririmbira, twebwe tuyikorere. Imana yaduhamagaye ntabwo igidukoza isoni ku musozi. Abantu bashobora kwibwira ibindi ariko ntabwo Imana izadukoza isoni ku musozi. Abantu baravuga bati ariko na Yosefu ubwe yaravuze ati rakata singiye kurongora indaya. Ndarakwepe. Akwepye Imana inamubwira ngo uyu naramuhamagaye kandi muhagazeho. Ntumwange genda ukomeze. Yosefu aragenda abwira abantu ati rega ubukwe burakomeje. Ubukwe bugize gute? Ubukwe burakomeje n'iriya ndaya ati none buriya munsi icyo Yosefu yakoze kandi ibyo byabikenera mu muhamagaro. Yosefu icyo yakoze ni ugushyigikira umuhamagaro wa Mariya. Yesu ashimwe. Imana iraduhamagara ariko igahamagara n'aba kudushyigikira, igahamagara n'aba kuturindira. Ntabwo yaguhamagara n'umupastori ngo ikwime abadiyakoni, ntabwo yaguhamagara ngo urike ngo ikwime umuntu uwo kudushyigikira. Burya mugenzi wawe abereyeho gushyigikira umuhamagaro wawe, kubera ko Yosefu nawe yarabyemera avuga ati oya, ubwo Mariya ahamagawe icyampa Imana ikaguhamagara, kuko Imana niguhamagara izanagushyigikira, izanabyishingira. Yosefu nawe ati ubukwe bugize gute? Burakomeje. Imana idufashe. Ikigeragezo cye reka nere kubitindaho, ariko ikigeragezo cya Mariya cyarakomeje ariko Imana ikayigenda imuhagararaho. Igira gute? Imuhagararaho. Koko ubukwe bwarakomeje, aranashyingirwa, aranagenda ajyayo. Yesu aranavuka. Yesu amaze kuvuka urumva nyine byari ibibazo. Buriya ntugire ngo mwese mu muco murabizi utahana umwana ahantu, ntugire ngo buriya Yosefu ajya kumubaza ati koko umwuka wera wagukingirije. Buriya umubiri warageraga akagaruka ati wambwiye neza uwo marayika yasaga ate Mariya. Burya bajyaga baganira ntimujya mutebye n'abagore banyu se byagenze bite? Madamu tujya dutebye tukabwita ariko ninjye wakurambagije cyangwa niwe wandambagije? Atumva kandi tujya tubisubiramo. Buriya bajyaga baganira. Haje kuba ikigeragezo gikomeye. Mwumva uko Mariya uko umunsi wagenda gukura niko uwo muhamagaro warushagaho kumuzanira ibibazo bikomeye cyane. Ndashaka kubwira abantu Imana yahamagaye, mbabwira ngo Imana iri kumwe namwe. Ngo bagiye i Yerusalemu, Yesu amaze kugira imyaka 10 n'ingahe? 2. Baza gusenga nkuko mwaje gusenga, noneho ngo batashye, ngo byari mu gihe cy'iminsi mikuru. Ngo Yesu yisigarira i Yerusalemu. Batashye ngo baragenda baramushaka mu murwa wose baramubura. Yesu ari hehe? Ngo baramubura. Nawe Yesu ngo yabakwepye yisigarira hehe? Mu rusengero. Umugoroba batashye baramubwira bati niko urabona ibyo wadukoreye, tugushaka. Uko biravuga ngo bamushakiye mu mihana yose, bamushakira mu ngo zose, bagera gute? Baramubura. Bati wa muhungu wo kwa Yosefu agize gute? Yabuze. Azaboneke rero Yesu. Amaze kuboneka arabwira ati ariko ubundi mwashakiraga iki? Ntago mwari muzi yuko nkuye kuba mu nzu ya data? Ati warukuye kuba mu nzu ya so? Bati ntitwabivuze. Umwana yabonye se. Nawe uwumva icyo kigeragezo cyabasha kunyura muri karitsiye yose, mwene data, iyo Yesu aduhamagaye aduhagararaho. Kandi ndagira ngo nkwibutse yuko nta cyabuze yuko Imana iguhamagaye uhure n'ibibazo. Iyo Yesu agiye muri twe hari ibiza ariko akabyishingira. Umva iyo mvugo rero abantu bavuga bati rero mwarabizi ibyo kwa Yosefu. Umwana yabonye umwana yari kwa se. Bati kandi tubivuga ibyakariya gakombe. None umwana yabonye nimba
niba hari ikintu abayuda batemeraga no kuvuga ngo Yesu n'umwana w'iki, baramubwiraga bati emera Mariya, wemera iki ni ikinyendaro. Yesu uri ikinyendaro n'abantu bazabyumve. Kandi niba hari ikintu abayuda bangaga ni ukuvuga ngo Yesu n'umwana, baramubwiraga batumva Yesu ibintu byose ujye bikora ariko tubabarire, ntukite Imana so, ibintu byose ujye bikora byose ubyihorere. Ubwo rero inkuru iramamara bati muzi byabaye kwa Yosefu, umwana yabonye birahita byose. Ubwo se we na Yosefu baraye batera Mari, tubane mwihanganire umishe ko umwana afite se. Urumva Mariya yararaye neza ko mutasubiza? Mariya yaraye neza? Ntabwo yaraye neza. Umwana yarabonye. Mariya rero ibyo byose byagendaga bimugora mu mutima we. Kubw'uwo muhamagaro hari ibintu byagendaga bimugora mu mutima we. Nkuko nawe ufite ibikugora, iyi Noheri Imana ikuruhura ibigenda bikugora, kuko Imana igishyiraho iherezo ryabyo. Mariya icyo kigeragezo kimaranye imyaka 30 banyura hati do ba bandi bahiriwe da. Ukaba mwitorero ukagera 30 ukagera 40, ntugira inzu, ntugira epfo na ruguru, ariko Imana yaraduhamagaye. Imana ifite iherezo ry'ibi bintu. Imana ifite iherezo ry'umubabaro wawe, kuko biratubwira ngo binaniranye abantu bose bakibaza batari ko bizagenda bite. Bibiri tubwira ngo rero Imana yamaze umubabaro Mariya hashize imyaka 30. Yesu ngagiye kubatizwa, aragenda agiye kubatizwa nk'abandi. Ageze kuri Yorodani niko biri tubwira ngamaze kubatizwa, Imana ikora ibikomeye. Ngijuru rirakinguka. Ijuru rigira gute? Umwuka wera aramanuka. Yego. Umwuka wera agira gute? Aramanuka. Amaze kumanuka ijwi rivugira mu ijuru, abantu bose bumva, ntabwo ari marayika batumwe. Ijwi riravuga ngo nguyu umwana wanjye nkunda, nguyu umwana wanjye nkunda, kandi nkagira gute? Nkamwishimira, none kandi mumwumvire. Abantu bose bagira gute? Ijuru rimaze gukinguka ryonyine. Mwene data, ndagira ngo mbaze kuri Noheri ugarure umutima hafi, ugarure n'umutima imbere y'Imana. Nituze no gusenga ugira icyo ubwira Imana. Wowe bwira mugenzi ngo bimaranye iminsi ngahe? Ibikuzerereza umutima ubimaranye iminsi ngahe? Ubimaranye imyaka 30. Hanyuma rero ibyo sinshaka kubitindaho. Birangije bivuye aho ngaho, nimba hari umuntu wagize umugisha no witwa Mariya. Mariya yaratangiye arizamukira, kuko ubwo byarabaye ngo birangije bahongeye guhurira mu bukwe bw'Ikana. Mariya rero aratuza aravuga ati rero nanjye sinkuzi. Kandi umva ikintu gikomeye, n'abaraho n'uwamubatisha nibwo yamumenye. Muturajyana nibwo yagize gute? Yesu yihishure mu mutima wawe. Ni ijambo nasomye ndavuga ngo mana, koko dushobora kuba dufite ubutunzi bukomeye ariko abantu batazi. Ari Mariya nibwo yakize icyo kigeragezo, ari na Yohana wamutumweho nibwo yamumenye. Aravuga ati kandi sinari muzi, usibye ko yantumye yarambwiye ngo uza abantu umwuka amanuka agatinda kuri we. Yarambwiye ngo uwo nguwo nuzakiza abantu ibyaha byabo. Ngo nanjye mubonye ngo ndahamya ngo nguriya ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Yohana nawe n'uyu nguyu twasomye wari Sarabitera atwite, yari mu byara ariko ntago yaramuzi. Ntabwo yaramuzi, ari mwene wabo. Mwene data, Imana igira iki kumenyekanishaho. Imana iduhamagaye n'ibyo tumenyekanishaho mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ntabwo yaramuzi, na Yohana ntabwo yaramuzi, n'abaturanyi ntabwo baramuzi, ariko ijuru rikingutse Imana iravuga ngo reka nerekane ibintu. Yohana aravuga ati cyo kora nanjye ntabwo nari muzi, najyaga mubona nko kwa Mariya, nari nzi ko ari mubyara wanjye. Oya, mbese buriya Mariya niwe wari umubyara wande wa Yesu. Aba bana bapfanaga iki mu Kinyarwanda? Muri Abanyarwanda bapfanaga iki? Yesu na Yohana bapfanaga iki? Ariko ibyo kanyara kubitindaho, icyo bibiri ngereka gusa nuko ataragize gute? Ataramuzi. Mariya rero amaze gukira icyo kigeragezo, mwene data, uyu munsi Imana igira ikintu gikorera rwose hano mu nzu y'Imana. Mariya amaze gukira icyo kigeragezo,
yaratangiye arababwira ngo icyo ababwira mugire gute, nawe akenyera umwitero ajya mu bandi. Aravuga ati aho mbega uribwira se ko buriya batatangiye gutahana ubukwe? Icyabaye niki? Yarababwira ngo icyo ababwira mugire gute. Urumva satari yaruhutse, yumvaga nabo batahana ubukwe. Kandi ntibyanatinze, iyo usomye Bibiliya atubwira ngo abagore nyine sinzi impamvu hari abagore babiri baje bantangaje. Umwe yaraje bamaze guhishurirwa ko ari umwana w'Imana, arazaza mu materaniro Yesu yari arimo, aramwitegereza aravuga ati sha hahirwa inda yakubyaye n'amabere yakonyeshe gusa. Ubwo yarashatse kuvuga iki? Urumva Mariya se atari yarabonye ijambo muri karitsiye? Imana yaguhamagaye ihumura ibirimo, Imana yaguhamagaye ibirimo. Undi araza, undi mugore araza asanga Yesu yicara, arambwira ati umva rero ibyawe byamenyekanye byagiye ahagaragara. Imana yavuze ko uri umwana w'Imana, Imana yavuze ko kandi uri w'ijuru. None ndagusaba ikintu kimwe, mfite abana babiri, umwe azajya iburyo bwawe undi ajya ibumoso bwawe. Umugore ahita birangiza, imyanya yose arayifata yose ntiyasigaza n'umwe. Yarambwira ati nabimenye kuri uw'ijuru ntabwo uri kwa Yosefu. None rero mu gihe uzagera muri ubwo bwami bwawe mfite abahungu babiri wa mugabo we, umwe azajya iburyo undi ajya hehe? Mumere Imana icyubahiro. Yesu ashimwe. Narishatse kuvuga kuri uno muhamagaro kugira ngo wumve ko Imana yaduhamagaye. Yesu waje mu isi atumara umubabaro, icyo nicyo cya mbere. Yesu waje mu isi ashyira ku murongo bitagira umurongo. Yesu yaje mu isi abanenwa, Yesu ntiyabanennye. Abo gucibwa Yesu ntiyabaciye, ahubwo yaratwakiriye. Abantu batagiraga izina Yesu yaduhaye izina. Abantu tutagiraga ubwoko gikomeye cyane yaduhaye iki? Ubwoko, kandi busumba ubundi bwoko bwose. Imana nishimwe. Cya kabiri, Imana yaduhamagaye. Uyu muhamagaro wa Mariya urakomeye cyane. Mbese koko Yesu aracyahamagara? Yesu aracyahamagara. Kandi yaguhamagaye muri ibyo bihe byawe byiza urimo, muragenda n'amaguru, uraryuguwe neza, ufite ibigukwiriye byose, ariko Imana niguhamagara wemere, kuko Imana byose izabyishingira. Cya gatatu navuze ko tuganiraho, Yesu yuwaje mu isi. Aya magambo twasomye ni amagambo akomeye cyane. Mariya Yesu amaze kumugeramo nicyo cyifuzo nakize imbere y'Imana muri uno mwaka, ngo Yesu ndimo azagirira abandi akamaro. Yesu kurimo azagirira abandi akamaro. Mariya urumva, kandi ntubigire ibikino, kuva iwabo akajya kwa mwene wabo, umusozi wari washyushye, umusozi wari wagize gute? Akavuga ati ariko uwareba ahantu mpampungira urusaku wenda gakeya, wareba ahantu mpampungira urusaku. Ngaragenda ageze kwa mwene wabo, nkuko twabisomye hano, ngo akimuramutse Yesu wari muri we, ngo amuramukishe. Mariya aravuga ati uyu mugore ntasanzwe, hari ikiri muri we. Yesu ashimwe. Aravuga ati wa mugore we, ko nkuramukije nkumva no muri ngewe bingezemo, ko nkuramukije nkumva umwana wanjye wo muri nge arishimye, ko nkuramukije nkamenya yuko ikiri muri weho ari umwami Imana. Aratangira rero, ni indirimbo ebyiri zaririmbwe hano ngira ngo turebe. Hari indirimbo ya Mariya, hakaba n'indirimbo yande ya Elizabeti. Elizabeti aravuga ati iye baba we, nabikesha nde, ndabinganya iki kugendererwa na nyina w'umwami Imana. Yesu ashimwe. Ni Yesu wari muri nde? Wari muri Mariya. Ndebera mugenzi wawe, ubundi Yesu kurimo amaziki. Ari ikintu ushaka kubabwira gikomeye, kandi ubwo ndakivuga noroheje. Abantu benshi bazi ko bafite Yesu ariko ntawo bafite. Baramuririmba, baramwigisha, baba mu matorero no mu madini, ariko uraje reba ko abantu benshi batagira Yesu mu buzima bwabo. Yesu wari muri Mariya niwe Yesu kurimo, niwe Yesu tujyamo. Igitangaje, Mariya koko yaramutwite ngo avuke, ariko Yesu icyagaragaye nuko umuririmbyi yaravuze ngo inyoni zose zigiraho zigira gute? Zarika. N'ingunzi zikagira gute? Imyobo.
ariko umwana w'umuntu ntafite hagira gute arambika umusaya. Ibyo byo kuba Yesu yaragiye muri Mariya byarahindutse natwe tujyamo, ahubwo wowe akurimo, kubera yuko hari ibintu bibiri bikomeye. Elizabeth abonye Mariya, mu bisome mwumve, yavuze ngo maze Elizabeth yumvise indamutso ya Mariya, umwana asimbagurikira mu nda ye. Elizabeth yuzuzwa umwuka, yuzuzwa iki kintu mucyumve neza. Yesu kurimo, usibye ibyo twirwa tubyina, ubundi Yesu akubamo ku buryo twahura nkabyumva, ku buryo twahura n'umuntu nkavuga ngo wowe Yesu akurimo. Niko Petero yavuze ngo ujye wubaha mwene se nk'urimo Kristo Yesu. Wowe icyo gira ngo urebe, banza urebe koko uyu Yesu tuvuga wowe akurimo. Mariya amaze kuramukanye na Elizabeth ntago byatinze, nta nubwo byihishikanye. Elizabeth yaravuze ngo ndasuwe. Yesu ashimwe. Ngize gute? Ndasuwe. Iyo Yesu akurimo yusuye umuntu arabimenya. Birimo umuntu yigeze asura mu rugo aza arimo Yesu, kandi yambwiye ijambo rimwe gusa. Yewe kuva navuka nari ntarabona abwiriza n'umunsi n'umwe. Yari umuntu wacu ku rusengero w'umugabo, araza aransura ariko ukijijwe, urimo Yesu. Araza turaganira, mubwira ibibazo mfite. Yambwiye ijambo rimwe, arambwira tumva yewe atereka nkubwire, iyo Yesu ashaka kwita ibintu ibyawe nta buri zina. Iyo Yesu ashaka kwita ibintu ibyawe nta buri zina. Ambuhamya gusa. Arambwira ati rero ibibazo ufite, ariko Yesu iyo ashaka kwita ibintu ibyawe nta buri ki, nta buri zina. Iryo jambo riragenda ryisekura muri nge, rimera nk'ingingi. Mo turajyana iminsi ibiri. Oya, yabimbwiye nk'uyu munsi, ku munsi ukurikiraho mbona akazi, umunsi wa gatatu mo turajyana. Umunsi wa gatatu nari mfite miliyoni 60 mu mufuka wanjye. Arambwira ngo iyo Imana yashatse kwita ibintu ibyawe ntiburi ki izina, ntiburi izina. Ibintu rero koko Imana ibyita izina, kandi uwo muntu yasuye yabera mu buzima bwe ntarabona yigisha. Arambwira ngo Imana yashatse kwita ibintu ibyawe ntigira iki, ntiburi izina. Imana idufashe kandi Imana tugire neza. Ndaje ndabaha ubundi buhamya. Mariya na Elizabeth bararirimbye kubera Yesu wari ubonetse hagati muri bo. Ndagira nkubwire ngo ikizakubwira, nihute cyane nere kubitindaho, ikizakubwira yuko wowe ufite Yesu muri weho ni ibintu bitatu ngiye shaka kuvuga. Bibiliya iravuga ibintu byinshi, ariko ngewe ndavuga ibintu bitatu byonyine. Icya mbere, ikizakubwira ko muri weho ufite Yesu ni amahoro. Ni iki? Amahoro. Amahoro yo mu mutima wawe. Icya kabiri, ikizakubwira ko ufite Yesu, ngewe natoranyije bitatu wagena na 400. Ikizakubwira ko ufite Yesu mu mutima wawe ni ibyiringiro. Yesu ashimwe. Umuntu wese udafite Yesu nta byiringiro agira. Icya gatatu, ikizakubwira ko ufite Yesu mu mutima wawe ni urukundo. Iki? Urukundo. Ikizakubwira ko ufite Yesu ni urukundo. Nibyo bitatu je nabonye. Reka dusome ijambo ry'Imana kugira ngo ntaza gutinda cyane. Kuri no ndamutso ya Mariya uko yaririmbye, umwe akaririmba n'undi akaririmba, Imana ibasure mu byumve neza. Turasoma ijambo ry'Imana muri Yesaya ibice 32 umurongo wa 17. Ndibwira Yesaya 32. Ntabwo turi bujye mu byinshi tuvuga biriya na biriya. Umurongo wa 17. Reka dusome no wa 16. Nahangaha ni Yesu wavugwaga umwami ukiranuka. Maze urubanza rutabera ruzaba mu butayu, gukiranuka kuzaba mu mirima yera cyane. Umurongo wa 17 wonyine tubumve neza. Umurimo wo gukiranuka ni iki? Umurimo wo gukiranuka ni iki? Icyo nicyo kimwe. Icya kabiri, kandi biva mu gukiranuka ni iki? Yego. Hamwe ni iki?
bitagira gute? Ibihe bingana iki? Uyu murongo mufate nkuko bari abana bacu bafashe Bibiliya. Bari abana bacu nabakunze cyane. Umurimo wo gukiranuka ni iki? Kandi biva mu gukiranuka ni iki? Ni ibyiringiro bidashidikanywa iteka ryose. Bene data, ndagira ngo uyu munsi twese uko turi hano, ntago Yesu yavutse uyu munsi cyo ngicyo mubaze mu kimenyi, ahubwo ni umunsi dufata kugira ngo tubyibuke amateka yabyo bazabibigisha. Uyu munsi ntago ariho Yesu yazutse, oya, ntago ariho yavutse, ahubwo wari umunsi mubi, wari umunsi mubi muzabikurikirana amateka. Habagaraho icyumweru cyo bari baratanze mu Baroma, icyumweru cyo gukorera ikigirwamana cyawe cyose ufite. Ibyo babigendamo barabikorera. Hanyuma abakristo bavuga batari ko abantu bazajya bajya mu bigirwamana byabo, twebwe dusigare tuvuga iki? Baravuga bati natwe tuzajya duhimbaza ko Imana, ko Mwami Yesu yagize gute? Yatuvukiye. Ibyo reka tubivemo. Aya magambo nyavuge gahoro. Namabwiye ngo ikigaragaza yuko Yesu ari muri wewe ni umuntu ufite iki? Amahoro. Umurimo wo gukiranuka ni iki? Ni amahoro. Amahoro gusa. Kandi ayo mahoro agira nuko akora. Ayo mahoro agira uko akoreshwa. Reka mvuge ijambo rimwe ku mahoro. Cyambere Paulo yaravuze ngo imbuto zo gukiranuka zibibwa mu mahoro n'abahesha abandi iki? Amahoro. Burya hari abantu bakizwa ariko ntibahesha abandi amahoro. Iyo rero udahesha abandi amahoro, ntabwo ufite Yesu muri wewe, ntabwo ibyo ngibyo mitindamo. Ikizakubwira yuko byanze bikunze ufite Yesu muri wewe ni amahoro. Kandi umuntu utagira amahoro ntaba afite Yesu, ntaba afite Yesu. Kandi ibitubuza amahoro ni byinshi, ibitubuza amahoro ni byinshi, ariko iyo Yesu ari muri twe, kuko niyo mpano ya mbere ikomeye Yesu agira. Bibiliya tubwira aho Yesu yasanze abigishwa be bose babuze amahoro, bafite ibyo batekereza. Icyambere mubaze mu byumve, hari amahoro abiri. Hari amahoro iyo duhabwa kubera yuko Imana yatubabariye ibyaha. Amahoro ya kabiri duhabwa nayo Imana itanga ariko iturinda kandi tugendaho buri munsi. Ayo mahoro nayo Imana iratanga. Yesu yasanze abigishwa be babuze amahoro, ngo bari mu nzu bikingiranye, abahingutsemo arababwira ngo amahoro abe muri mwe. Kandi arababwira ngo ntago nzabaha nk'uko abisi batanga. Abisi bagira ibindi batanga, abisi bashobora kugira ibindi bintu baguha, ariko Umwami wacu kikubwira ko yakugezemo, uwo muhamagaro yawuguhamagaye, icyambere nuko uziyumvamo amahoro. Icyo ntabwo ngitindamo. Icya kabiri, Bibiliya yatubwiye ngo uwo murimo utanga ihumure. Ihumure, reka mbabaze nitoze, ninde wadutandukanyiriza ihumure n'ibyiringiro? Nta mugabo ukoze hano wadufasha? Ihumure n'ibyiringiro bitandukanira he? Kuko hano niko Yesaya yavuze, n'ibyiringiro n'ihumure n'ibyiringiro bidashidikanywaho. Kubera ko hano iri jambo ridashidikanywaho ndaje ndarivuga. Ninde? Ihumure n'ibyiringiro ninde wabitandukanye? Nawe? Ihumure, icyo twita ihumure, yego, n'ibyiringiro. Ibyiringiro ni ibyo utarabona ariko ukabyizera, sawa. Ihumure ni ibyagize gute? Ni ibyabaye biguha iki? Umutekano. Imana imuha iki? Imana, musome ijambo ry'Imana muri Yobu ibice 11 umurongo wa 18. Yobu ibice 11 umurongo wa 18. Yobu ibice 11 umurongo wa 18. Kandi uzaba amahoro kuko hariho ibyiringiro. Nukuri uzakebuka ibigukikije, wiruhukire muki? Mu mahoro. Uzakebuka ibidukikije. Buriya twebwe abantu b'Imana
uko abandi bareba siko abandi bareba. Yobu aya magambo yavuzeho cyane, aravuga ngo uzakebuka ibigukikije ugira gute, wiruhukire ibigukikije hano. Yobu rero avuga no magambo, ntabwo Yobu mu manza yaburanye yabwiye Imana, arayibwira ngo Mana witegereze undebe mu mutima, ntabwo nigeze ngira ibyiringiro Ifeza. Kandi Yobu yarakize, aramubwira ati nyamuneka Mana undebe mu mutima wanjye, ntabwo nigeze ngira ibyiringiro iki Ifeza, ntabwo nigeze nzigira Ifeza mu byo ndebamo. Icya kabiri, uramenye undebe mu mutima wanjye, nta muntu wigeze agera mu rugo w'umupfakazi cyangwa w'umukene utaragize icyaha akura. Ibyo nabyo birebe. Ariko aravuga ati ngewe ni wowe nagize ibyiringiro. Kandi nukebuka ugira gute, uruhuke. None ngiye kubaha ikizamini, nukebuka kandi namwe ukisubiza ndamuhemba. Niki wakebuka ukiruhukira mu mahoro mu buryo bw'umwuka? Nimba muri apanekote ugakebuka uvuga uti ndagushimiye Mana. Namwe mwese mbahaye ikizamini abari muri runo rusengero, ndagushimiye Mana. Sinjya nigisha natanga ikizamini. Iki kintu Yobu avuze ni umurongo ukomeye, aravuze ngo iyo nkebutse ndagira gute, ndiruhukira. Nkavuga ngo warakoze. Yakebuka akavuga ati haleluya. Yanareba hano ati haleluya. Kandi Yobu arabihakanye hano, nabyo biri hano umurongo wa 18, avuga ati kandi ntago ibyiringiro byanjye byigeze biba Ifeza, nta nubwo ibyiringiro byanjye byigeze biba abana ntunse, nta nubwo ibyiringiro byanjye byigeze biba abagore, umugore wanjye ntago ibyiringiro byanjye byari ikibahiro cyanjye. Ariko ubundi iyo ndebye ku ruhande ndavuga ngo amina, nindeba ku rundi ruhande nkavuga ngo amina, nindeba ku rundi ruhande nkavuga ngo amina. Muri bihande bine mumbwire rero, mumbwire ikizamini. Nindeba ku ruhande nkavuga ngo amina, yego naho wakagura, yego ubundi kuri no hari abantu badasese ntago byacamo neza. Yewe ikintu cyatuma giye karanga uvuga ngo nkebuka hano nkavuga ngo Mana ndaruhutse, nkavuga ngo amina. Agakiza, kugira umutima utaguraga ikibi. Muri abaporoso muzi gusubiza neza cyane, yego n'inyuma n'imbere no hejuru. Sawa, reka tugende twere gutinda. Aka kantu ngiye kubabwira ndakagurisha. Ubwo ndabyumvishe ntago mujya muruhuka. Abantu benshi ntago baruhuka mu mitima yabo, bahorana imitima ibarega, bahorana imitima ihagaze. Ariko mu kimwe Yesu yaje no kutumenyesha Imana. Kandi wareba ku ruhande ukavuga ngo amina, wareba no ku rundi ruhande ukavuga ngo amina, wareba n'imbere ukavuga ngo amina, waburira iburyo ukanyurira ibumoso, waburira ibumoso ukanyura hehe, iburyo. Nkuko Yobu yavuze kuno murongo wa 18, aravuga ngo reka nkusubiremo ngo kandi uzaba amahoro kuko hariho ibyiringiro. Nukuri uzakebuka ibigukikije wiruhukire mu mahoro. Niki Yesu yatuzaniye kidukebutsa tukavuga ngo ndaruhutse. Mukura hehe? Mukura kuri Yesu. Sawa, Imana ibahe umugisha. Tugiye gusoza, ariko reka mamenere iryo banga unabitware nka ndakuramutsa Mariya. Nujya uvuga ugiti Mana ndagushima, nubura inzira wongere uyibonaho, nuyiburaha wongere uyibonaho, nuyiburaha wongere uyibonaho. Ngaha ngiye kubamenera ibanga. Turasoma muri Yona ibice 4 murongo wa 2. Uyu murongo muri Yesaya mugarukeho, ibyiringiro bidashidikanywa iteka ryose. Yona mwahageze umurongo wa kangahe?
Uwa kabiri ni kuri paje 857 mu isezerano rya kera, paje 857. Umve iyi Mana yaduhaye Yesu iki dushakaho n'iki gushakaho, ugira icyo umenya. Yona ibice 4 dusome, cyangwa nishaka mpere kuwa mbere ariko turabisanga ku murongo wa 2. Ariko ibyo bibabaza Yona cyane, ararakara asenga Uwiteka ati, Uwiteka, sicyo navugaga nkiri iwacu, nicyo cyatumye ishoka mpungira i Tarushishi, kuko namenye yuko uri Imana igira iki? Oya mwibicapiranya byose nk'abateka capati. Uri Imana igira iki? Icyambere, ubuntu. Yesu yaje mu isi kugira ngo atugirire ubuntu. Namenya yuko Yesu Imana tutari tuzi, ibyo Imana yaduhereye muri Yesu Kristo waje muri twebwe, ni Imana igira iki? Ubuntu. Rero nushaka ubishyira imbere yawe. Ngewe buri munsi yo ngenda singenda ndeba ibyo nzasanga imbere, niringira yuko nzasanga Imana igira ubuntu. Ntago niringira data, nta nubwo niringira mama. Mu myaka 50 na 60 nzasanga Imana igira iki? Ubuntu. Biro yayo ya mbere ni ubuntu. Mumpera Imana icyubahiro. Ibyo nibyo Yobu yavuze ati, iyo menya ko Imana igira ubuntu. Bene data, hari abantu batazi yuko Imana igira ibintu. Ibyo nibyo byiringiro byacu tudashidikanyaho habe na gake. Ntago tubishidikanya ko Imana yacu igira ubuntu. Iyo ngenda mu byiringiro byanjye navuga ngo Mana, uri Imana igirira ubuntu, ntago ndeba jewe mwende na runaka nicyo ndeba Imana igira ubuntu. Sindeba abantu, sindeba ibintu. Imana nkurikiye ni Imana igira ubuntu. Yesu ashimwe. Iyo mu byisi byo ibintu bije nta buntu bubamo. Iyo bubatse ibitaro bazamura ibiciro, ariko umwami wacu ntajya azamura ibiciro. Aravuga ngo nukomeza kunkurikira nzakugirira ubuntu. Amen. Icya kabiri yaravuze ngo igituma tugira ibyiringiro bidashidikanya, tukagira n'urukundo ruharaho. Nihute cyane. Ikindi yavuze ni iki? Mumfashe gusoma namwe. Imana igira iki? Imana igira imbabazi. Yobu avuga ngo igituma nyabuka iruhande rwanjye nkagira amahoro, nuko twamenye Imana muri Yesu. Imana igira imbabazi. Abantu nitujya tubabarira, abantu tugira ibyo tunenga abandi, ariko Imana itubabarira muri byose ku bwa Yesu Kristo. Amen. Iyo Yobu rero ahagaze aravuga ngo kuba afite Imana ishobora kumbabarira, bituma agira ibyiringiro bidashidikanya. Iryo ni ijambo rya kabiri. Nushaka urishyira iburyo, nushaka urishyira ibumoso. Ijambo rya gatatu, Imana igira gute? Muyicyubahiro mwese. Imana igira gute? Imana itinda kurakara. Mutavango nuko tugeze kuri 25, iyi Imana iza kuturakarira mwa bapastor mwe. Iyi Imana iza kubarakarira namwe. Imana itinda kurakara mu hicyubahiro. Kandi izagenda itinda kugeza igihe Yesu agarukira avuga ati, naratinze. Yatinze kurakara Yesu aratubabarira. Imana itigira gute? Iri jambo riha agaciro. Imana yatinze kurakara kugira ngo igire ikigukorera uyu munsi. Mumbwire irindi namwe musome. Ifite kugira neza ngo ntukunganike. Nuko muri abanyacyubahiro mbabwiye mukayishima muhagaze, mukavuga ngo Mana, igituma ibyiringiro byacu bidashira, tutareba ibindi bintu byari byo byose, nuko Imana ifite kugira neza kunganike. Ni Imana ifite kugira neza kwigira gute? Icyo nicyo cyazanye kuvuga ngo Imana yo mu ijuru ifite kugira neza kwinshi. Nanjye mfite abana, nawe ufite abana, nawe mwese mufite abana, ariko ntago wagirira neza umwana wawe neza nyinshi. Harabugera bigahagara, harabugera bikana. Ariko Imana yaduhamagaye ifite kugira neza kwinshi. Icyo nicyo kimesha ibyiringiro. Havuga ngo Mana, Imana ifite kugira neza kwinshi. Abantu
bashobora guterana none ahangaha bakagira icyo bagutekerezaho, bakagira icyo bavuga, bakagira icyo biringira, ariko igituma yo bavuga ngo iyo nyebutse ku ruhande ndaruhuka nuko namenye Imana ifite kugira neza kwinshi. Nicyo nduva umutwe wanjye ubyimbye. Icyanyuma yibuza kugira gute? Yibuza kugira gute? Mubivuga cyane, Imana yibuza kugira gute? Imana niyo ibyibuza. Ntabwo nubwo wajyana ivuga ngo Mana ngo Karuranga umwice umuvaneho, irabireba ikavuga ati ndabibonye ariko ndabyibujije. Ntabwo ari wowe rero ujye yibuza. Ni Imana yibuza kugira gute? Imana irabyibuza. Imana irabyibuza suko musenga cyane. Imana ubwayo irabyibuza. Iyo burero yarabiza akavuga ngo iyo nyabutse na amagambo 5 musanze arangahe na 5. Hari iryo imbere muhashyira iryo mushaka. Usajye ugenda ukurikiye Imana ifite ubuntu bwinshi. Mu gitondo uvuga iti ngewe Imana yampamagaye, Imana yampaye agakiza nakurikiye. Ni Imana igira ubuntu. Ku wa gatanu ugende mu buntu bw'Imana, ku wa gatandatu ugende mu buntu bw'Imana. Ubundi ubuntu ni ubutunzi bukomeye cyane. Aho ugera ukabwira Imana ngo Mana ndagushakaho. Imana ntiguca ikiguzi, Imana ntikureba ubwoko, Imana ntikureba amaguru, Imana ntikureba aho ukomoka. Ni Imana igira ubuntu. Yaravye Tamari ikavuga ngo no muri Tamari nzaguha izina, mu mubabaro wawe no gusuzugurwa kwawe nzaguha iki? Izina. Ikareba Rusi ikavuga ngo nawe nzaguha iki? Izina. Ikareba Betishebi ikavuga ngo nawe nzaguha iki? Izina. Ikareba Maraya Rahabu. Ariko urumva Rahabu w'indaya wari ugiye mu Bisirayeli, buretse ikigeragezo yari afite nuko uva ahantu basambana ukajya aho badasambana kandi nta mugabo ufite. Siko byari bimeze. Sakagase kuko biratubwira ngo bamukuye bamujyana mu Bisirayeli, abarwa mu biki? Mu Bisirayeli, kandi agenda ari maraya. Nta mugabo yajyanye. Ariko Imana igira ubuntu. Iravuga ngo kuko Imana igira iki? Iravuga ngo nawe nzaguha izina mu Bisirayeli, nguhaye umugabo witwa Salomoni. Nawe bazakuvuga. Niba kwigisha ikabeza bagira gute? Rahabu we bakuvuga, ndi Imana igira ubuntu. Nubwo utagira izina ako ubyumve neza, ntago muri kubyumva neza. Umuntu kuva mu gihugu basambana ari wo mwuga umutunze akajya mu bakiranutse, ubwo se yagomba kubahata atanga iki? Mumumpera ikibahiro rwose, ariko mwambabariye nimba atanga ishusho ni Imana igira. None rero nge nawe turebana mu maso, nidushaka turekera ivyo ngivyo. Ariko icyatumye uyu mwanditse yaba ari Yesaya yaba ari Nayobo akavuga ati rega ngewe iyo ndebye ku ruhande rwanjye ndaruhuka, nareba n'ibumoso bwanjye nkagira gute, nareba n'imbere nkagira gute. Ni agasanduku rero k'amagambo 5 mbahaye kuri Noheli. Irya mbere ni Imana igira iki? Irya kabiri muri hehe? Ibumo cyangwa muri kiruri? Iburyo muhashyire ifite kugira, inyuma itinda kurakara. Imana irebe ibyagusigaye inyuma. Mwabaga mwikareba ibintu mwagiye mukora inyuma. Imana yagiye itinda kurakara. Namwe murabyemera? Imana yagiye itinda kurakara. Ukavuga uti Imana warakoze wowe yuza kurakara cyagiye. Hejuru yacu yibuza kugira nabi, ikiganza cyayo kiravuga kiti ndabababariye. Maze rero y'uburera akavuga ngo na Yesu akavuga ngo mfite ibyiringiro bidashidikanya. Ibyo rero ntago byubatse ku bindi bintu byari byo byose. None rero muvandimwe, nujya uburira mu buntu ujya wigira mu mbabazi nyinshi. Nubura mu mbabazi nyinshi ujye hehe? Mukugira neza kwayo. Nicyo cyatumye yo bavuga ngo iyo ndebye ku ruhande ndaruhuka. Icyanyuma ni urukundo. Urukundo ntago nabitindaho, ariko ndagira ngo wowe wicaye aha ngaha, icyambere ufite Yesu koko muri weho, iyo urebye ku ruhande uraruhuka.
cyangwa urebye ku ruhande ubona abagome, iyo urebye ku ruhande ubona bataragufashije, iyo urebye ku ruhande wumva ibitaragenze neza, iyo urebye ku ruhande ubona baguteye umwaka n'abakuguye nabi. Ariko uhagaze muri Yesu akaba ari muri Kristo Yesu, ayo magambo yose aba muriho. Urukundo rero ndiko soreje tugasenga Imana. Iki kuzakubwira ko ufite Yesu na amagambo nkunda cyane, reka namwe nyababwire. Noneho rero turashoje, ariko tugiye gusoreza ku kizamini. Tugikore? Murabyemera? Sawa, mufate Bibiliya rero, kubera yuko iyo umuntu ashaka icyo Bibiliya itwereka, abantu benshi bagenda bigira abakiranutsi, ariko ntabwo ari byiza. Ndagira ngo dukore ikizamini cyoroheje cyane, ndakiguha usubize unikosore, sibyo? Urikosora, ndaguha ikizamini, wowe urasubiza, nurangiza wihe niki amanota. Ikikubwira ko ufite Yesu ni urukundo muri wewe. Yesu, Paulo yaravuze ngo urukundo naho nakigisha, naho nahanura, naho nagira ibindi bintu, naho nahagurutse ibirema, ariko singira urukundo mba mpindutse icyuma kigera gute kirenga. Yesu yaravuze ngo mukundane, nibwo abantu bazamenya ko ndi muri mwebwe, mukundane. Noneho rero icyo kizamini ni Abakorinto ba mbere ibice 13, turasoma duhereye ku murongo wa 4. Mwahageze? Paji 176 tugasenga Imana. Icyampa Imana uyu mwaka Yesu akakujyamo, Yesu kurimo akaba yatuma abandi baririmba. Mwahageze? Kadusome ikizamini cya mbere rero. Ni ibintu biri hano, ndagenda mbabarira. Niba ufite urukundo uriha amanota. Icya mbere kiravuga ngo urukundo rurihangana. Wowe nusanga wihangana wiha inota rimwe. Rukundo rugira gute? Ngaho w'ikizamini ikizakubwira yuko ufite Yesu. Ni Abakorinto ba mbere ibice 13 umurongo wa kangahe? Rugira gute? Shyiraho inota uvuga iti koko uyu mwaka narihanganye, urangije narihanganiye mu murimo, nkurangije narihanganiye mu rugo, nkurangije narihanganiye mu kazi, nkurangije narihanganiye mu mutima wanjye. Shyiraho 0 cyangwa inota. Urukundo rugira neza. Ineza werekanye mu murimo w'Imana, ineza werekanye mu muryango, ineza werekanye mu bandi. Shyiraho inota. Mwarishyizeho? Urukundo ntirugira ishyari. Si ikizamini se, nicyo wiha mu mutima wawe. Shyiraho inota. Abamaze kugira ne kurane ni bangahe? Abazajya bagenda batsinda mujye musambura tugenda. Nukuvuga ngo umuntu wihanganye, umuntu wagize neza, umuntu utaragize iki? Urukundo ntirwirarira. Nimba hari ikintu gikomeye mu nzu y'Imana Abapantekote barirarira. Ndashima Imana kandi ntabyo ashima. Ndahimbaza Yesu ntabyo ahimbaza muri we, kuko nta ndirimbo dushobora kumwumva iyo duhuye. Ntabwo ari umuntu utari umunyamahoro uramureba ukamubona ugasanga ngo yariye umwanda mu maso harahiye. Nta bwiza bw'Imana bumuriho. Urukundo ntirugira gute? Ntirwihimbaza. Niba hari ikintu kibabaje Imana mu nzu y'Imana, ni abantu bihimbaza. Ngewe ntabonetse muri korari, ngewe nigeze kubwiriza, ngewe ndo muhanuzi n'Imana yaranyeretse. Urukundo ntago rwihimbaza. Mubonye ngahe? Abamaze kubona 0 tumuzamura amaboko turebe. Uye ni ikibazo se? Kubona 0 ni byiza. Yesu akaza muri wewe. Urukundo ntirukora ibiteye iki? Urukundo ntirukora ibiteye isoni. Imana irababaye cyane hagati muri mwebwe. Abiyita bavuga ngo bafite Yesu, ariko ibikorwa byabo ni urukoza soni gusa. Imivugire yabo ni urukoza soni, imitekerereze yabo ni urukoza soni. Bibiliya ivuga ngo nzi ibyaha byanyu nkamenya n'ibikorerwa ku mariri yanyu. Ibyaha byanyu ni urukoza soni. Urukundo
ntirushaka ibya urukundo ntabwo rushaka ibyarwo. Yesu yaje aharanira iby'abandi, ntabwo yaje aharanira ibye. Ntabwo rushaka ibyabyo. Muri no minsi urabwira umuntu utari ko ngwino turirimbe, ngwino tujya kurukoropa, mbese baraduhemba iki, mbese bizagenda bite, ko batari kunsengera, ko batari. Ntabwo urukundo rushaka ibya, ntabwo urukundo rwizirikana. Mu yandi magambo, ndabona abandi bamutari gukora ikizamini, ariko ubwo udashaka Yesu nta nubwo yakirwa gikora. Hari ikizamini ureba ukitahira, kwavuga utanga ntabwo nakirwa. Ntiruhutiraho. Ntabwo rugira gute? Urukundo ntabwo ruhutiraho. Nimba hari ikintu gikomeye hagati muri umuntu ufite Yesu, ntabwo ahutiraho. Ntabwo ari ibyahubuhubuhubu. Dore umuntu aratuza. Niko Imana yabwiye Yesaya ngo genda umbwirira Abisirayeli ngo mwituze no mu byiringiro niho muzasubirizwa, ariko mwaranze. Mwituze no mu byiringiro. Ntabwo urukundo ruhutiraho. Ibintu by'ihubuka. Imana yarabimbwiye, Mana ngaho bisoze, tuza mwituze no mu byiringiro niho uzasubirizwa. Tugeze he? Ntirutekereze ikibi, ntirutekereze ikibi ku bantu. Ndebera mugenzi wawe gusa, ibyo nta nubwo mbivugaho. Ndebera mugenzi wawe gusa, byonyine udekerera aho ngaho. Ntirutekereze ikibi ku. Hari abantu rero bigize abakiranutse. Mureke mbabwira akantu kamwe. Hari abantu ishobora nabwiye, reka namwe mbababwire. Abazi ibishyimbo ni bande? Muramura amaboko mumubwira abazi ibishyimbo. Murabizi ibishyimbo? Imungu yabyo ituruka he? Ituruka mu gishyimbo. Burya rero mbwira mugenzi ngo nta gishyimbo kitamungwa. Kutabimubwiye Yesu ugaseka, ahubwo mu ndebera umwumvira uti nta gishyimbo kitagira gute? Umuti ni ukwihungiza. Iyo utangiye gutekereza ibibi ku bandi, ariko buriya yitwara ate, buriya yigira gute, ntugatekereze ikibi ku bandi, nta gishyimbo kitagira gute? Kandi ushobora gusanga wowe waramunzwe kurushaho. Muragafashe? Nta gishyimbo kitagira gute? Mama, ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira, rubabarira, rwizera, rwiringira, rwihanganira. Ubonye angahe? Tugiye gusengera ibintu bibiri. Icyambere ni ukugira ngo ugire ibyiringiro bidashidikanywaho. Wibuka yuko Imana ari inyembabazi. Wibuka yuko Imana ifite kugira neza kwinshi. Wibuka yuko Imana iginahamagara. Ibyo nabyo turabisengera. Ariko ikintu kigaragaza ko Yesu, kuko Mariya yaramutwite koko aramubyara, turamuririmba, turamubyina. Ariko ubutware bwa Yesu niko yamuhanuye mu Migani ibice 8. Umwanditsi w'imigani niko yanditse ibice 8. Aravuga ngo isi itararemwa, itaragaragazwa n'ifatiro zayo, n'inyanja zitaraboneka, Bibiliya iravuga ngo nari umukozi w'umuhanga kandi nabanaga nayo. Mo turajyana. Kandi akongera kuvuga ngo kandi ibineza neza byanjye ngo ngahora ndi umunezero wayo mu maso yayo iminsi yose. Ngarika ibineza neza byanjye byari ibyo kubana n'abana b'abantu mu isi y'ababaho. Yesu umushinga afite ni wo kubana nawe. Ibineza neza byanjye nuko handitse imigani ibice 8. Ibineza neza byanjye byari ukubana n'abana b'abantu mu isi y'abagira gute? Umurongo wa 31. Ibineza umushinga wa Yesu ni wo kubana nawe, ukagira ihumure ritashidikanywaho. Ureba ku ruhande ukabona imbabazi zayo, ubona ku ruhande rwayo ukabona ubuntu bwayo, ubona ku ruhande rwayo ukumva uko Imana yatinze kurakara, ukemera ibyaha byawe, ukemera intege nke zawe. Imana ikagira ikigukorera ikaguhisha, ukibuka yuko yibujije no kugira nabi. Suko wagize neza, suko watanze icya 10 neza. Imana ije kureba batanze icya 10 neza muri ndo mwaka. Bibiliya tubwira ngo Imana yaramanutse, Imana igimanuka ikaza kureba, inyura mu gihugu
inyura mu isi yose ngisanga umuntu witwa nuwo wenyine ngo nuwo wagira umugisha kuwiteka. Reba umutima wawe. None biravuze ngo umuntu utagira Yesu ni umuntu utagira urukundo. Biriya bintu ni ibintu 13 ubuze na kimwe umenye ngo Yesu ntabwo ari muri nge. Nta n'indirimbo wabona, yewe ntitwanahura ngo nkubonemo Yesu, kuko nakubona tugahura uri umupasitoro, tugahura uri umurokore, uri umuririmbyi, uri umudiyakoni babahagurukije, ariko sinakubonamo Yesu. None gira icyifuzo ngo mwami uyu mwaka ndifuza ko abantu bambonamo Yesu. Amen. Uwo nzasura azambonemo Yesu, aho nzaba ndi muri korari bazambonemo Yesu. Ubonye angahe? Kuri 13 ubonye angahe? Ababonye rimwe muzamura ukuboko turebe. Rimwe wenda. Ababonye 2, 3, 0. Ababonye 0. Kuri biba byose 13. Ababonye 12 akaba yisha kimwe. Ndagira ngo twibuke imitwe yacu dusenga Imana. Wira umutima wawe ngo Mana, menye ko waje kandi kugira ngo nzagire ibyiringiro bidashidikanywa. Gukiranuka kwawe ni amahoro, kandi amahoro ni ihumure y'ibyo tubona none, ni ibyiringiro by'igihe kizaza. None ibyiringiro by'igihe kizaza ntabyo ufite, kubera yuko nta n'amahoro ufite, kubera ko Imana yashatse kukuzuza ntuzura. Umuntu wumva ataruzuye muri uno mwaka, akumva ataragendanye na Yesu, ahubwo akagendana n'ubwenge bwe, akagendana n'imbaraga ze, byatumye atagira urukundo muri we, byatumye atagira amahoro muri weho, byatumye atagira ihumure, akirwanira akicira izindi nzira, byatumye atagira n'ibyiringiro by'ejo hazaza. Urashaka imbere yaho ukahabura, ariko nuko utabanye na Yesu. Ariko Mariya ari muri Yesu ari muri Mariya hari cyabaye. None nawe niki cyatumye abantu batakwiringira? Niki cyatumye abantu batakwibonamo? Niki nawe cyatumye nawe ubwawe utiyiringira? Ababonye 0 muhaguruke, ababonye 10 nangahe muhaguruke. Kireka umuntu wabonye 13 ni uri bwiyicarire. Ariko ndagira ngo uvuge, nubwo wabuze kamwe, nimba utihangana ubwira Imana ubisabe kwihangana. Nimba utizera usaba Imana, nimba utababarira, nimba utekereza ibibi ku bandi, nimba ugira gute, uhaguruke tugufashe gusenga Imana kugira ngo Imana ikuzuze muri uno mwaka. Kuko Imana yo yibujije kugira nabi, ariko we ntiwagize neza. Ni Imana yabyibujije, ni Imana yo yabyibujije. None mirakubwira ngo ndi Imana y'ubuntu, ndi Imana ifite kugira neza kwinshi, ndi Imana ibabarira, ndi Imana ifite imbabazi, ndi Imana nge narabyibujije, uruhande rwanjye narabyibujije. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Imana ibaho umugisha. Uvuga ngo Mana uyu mwaka ndashaka kuzura, uwo nzasura akambonamo Yesu, aho nzahagarara nkabona ihumure ridashidikanywaho. Sinshaka kutaha ushidikanya. Uyu mwaka were kuba mu buzima bushidikanya, were kuba mu murimo w'Imana ushidikanya. Imana nimba yaraguhamagaye hari kigomba gukora muri weho. Tugiye gusenga Imana. Ndabona hano bahateguye ikirago cyiza, nanjye ndabyemera. Ndagira ngo rero umaze umwaka Imana yaribujije kugira nabi, umaze umwaka utarigeze wakira Yesu, ni Imana yibujije kugira nabi. Burya kuko yabyibujije nuko byari bihari. None mirakubwira ngo ko nabyibujije, waretse nka kubabarira, nkaguha agakiza ko waguye kutanzi, nanjye nkakubabarira, hanyuma nkagushyigikira uko ari amagambo ameze. Kuriya ni ugushyigikira kw'Imana. Wareba ku ruhande ukahabona imbabazi zayo, wabona ku ruhande rwayo ukabona kugira neza kwayo, wabona ku ruhande ukabona gutabara kwayo. Imana yibujije kugira nabi, Imana yarabyibujije. Imana yatinze no kurakara. Ntiwatwemerera uyu munsi kuri Noheri heruka kubera Noheri idasanzwe, wakira Yesu uvuga ngo Mwami Yesu, ngarutse mu buzima bwawe, ngarutse mu byiringiro byawe, ngarutse mu mahoro yawe, ndagarutse, nari naraguye. Wowe banza urambura ikiganza tukureba aho uri. Nimba wumva uti ngiyewe ntabwo uyu mwaka nari mfite agakiza, none nimba ushaka rambura ikiganza, ukaba waraguye cyangwa se akaba ubwo wambura ugiye kwakira Yesu, rambura ikiganza tukurebe. Hasone biteye nta nicyo bitwaye, rambura rwose. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Imana ibaho umugisha. Muzamure cyane. Imana ibaho umugisha. Imana ibaho umugisha. Mwebwe rero ni muza abashumba babarambikeho ibiganza kugira ngo Imana yatinze kurakara. Imana yatinze kurakara kubera ibyaha byanyu. None uyu munsi irashaka kukubabarira. Wowe warambuye ikiganza tambukuze. Kandi nawe tangira usenge Imana mu mutima. Were kurangara. Bwira Imana ngo Mana,
kuko ndabibonye. Ntabwo Yesu yigeze aboneka muri njye. Abantu benshi bavuga Yesu ariko utari muri bo. Imana ibaho umugisha, Imana ibaho umugisha. Ubuze ngwino tugusengera Imana. Nta kibazo gihari. Imana irashaka kugira iki gukorera muri no mwaka. Imana niyo yatinze kurakara. Wewe wahagurutse tangira usenga Imana mu mutima. Inginga Imana mu mutima. Ngwino tukwingingira Imana. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Mutambuke muze hano, mutambuke. Muze. Igihe cyacu cyagiye. Mwihangane muze. Nkomeze nge niringira amaraso. Bitekerezaho nawe uze tukwingingira Imana. Imana yo yatinze kurakara ku bwawe. Ndagira ngo nawe usenga Imana uvuge ngo Mana mbonye ko watinze kurakara. Yuza kundakarira ku cya 10 nariye. Yuza kundakarira ku magambo navuze. Yuza kundakarira muri ibintu nabeshye ngo ndi umuntu w'Imana. Yuza kundakarira uvuga utangira gusenga ukabirangiza udasenze. Imana ibwira ngo Mana menye kuri Imana y'ubuntu. Mbabarira Mana. Imana ibabarire mu izina rya Yesu. Tugiye gusenga Imana. Kadusabe umushumba Karaveri yigire hino adusengere twese uko duhagaze. Nawe wingingira Imana ikubere Noheli nziza. Asengere na bene data bapfukamye hano. Reka tujye imbere y'Imana. Abakozi Imana barambura ibiganza. Uwiteka Mana yacu, turi imbere yawe Mana. Turagushimye kubw'uyu munsi mwiza, kubw'ubutumwa bwiza twumvise, ubutumwa buruhura, ubutumwa buvana abantu mu byaha, ubutumwa Mana bwo kugira ngo abantu bakire Yesu Kristo umwami n'umukiza mu mitima yabo. Ibyo Mana abantu barirebye basanga Mana hari icyo tubura. Mana ibyo nibyo bitumye abagaraguwe n'abajaye bapfukama. Mana turakwinginga kugira ngo uture mu mitima yabo, bavane mu gitabo cy'abarimbuka, bagira ibyiringiro bizima, ibyiringiro by'ijuru. Mwami Imana yacu, bagira amahoro utanga atarayabisi. Mana utwemerere uherero kiranuka, bagira urukundo rw'abana b'Imana uhere nonaha. Mana ibyo wanga nabo babyange, ibyo ukunda nabo babikunde. Duhagaritse imigambi ya Satani kuri bo, twatuye ubuzima kuri bo, bavane igisuzuguro cy'abadayimoni, bavane imigambi mibisha. Reka Mwami Imana yacu ture muri bo, ugendere muri bo, ibyabuzaga amahoro biveho, babona amahoro mu mitima yabo, mu miryango yabo, babona amahoro. Mana ubagire neza, ubakundisha ijambo ryawe. Mana bomatane nawe kugira ngo bwije uko bukeye barushaho kwigera intebe yawe imbabazi, barushaho Mwami Imana gusa nawe. Mana tugisenga, dusengeye iri teraniro, turaryingingiye. Abantu birebye Mana babona hari icyo babura, babona n'urwagiye biziza Noheli nyinshi ariko baragiye batsindwa, babura urukundo rw'abana b'Imana, banyeganyezwa n'iby'iki gihe bitandukanye, ariko bahagurukiye imbere yawe. Akira abagabo bari imbere yawe, akira abagore, abasore n'abakobwa, turaha umugisha kugira ngo imbabazi zawe Imana zigaragare kuri bo. Amahoro yawe Mana abe kuri bo, ubarebe bishimire, bagira inzira Mwami z'Isiyoni, uhagarike igisani kibi cyose kuri bo. Reka Mwami Imana yacu, abataratu ibyiringiro by'ijuru reka babigire. Reka Mana urukundo rw'abana b'Imana ruboneke muri bo, amahoro yawe Imana tware mu mitima yabo. Mana yacu nziza, turabasengeye turabingingiye. Mana bagira ubuzima bushya ngo muri Yesu Kristo, ibya kera bikurweho nk'uko ijambo ryari tubwira. Umuntu ari muri abaye cyaremwe gishya, ibya kera bishize. Umukozi wa Imana wakoresheje naho umugisha